hari umuntu wabaye mu buzima bukomeye bugayitse bunasuzuguritse narindimo, niba hari abantu babaye mu nzu y'Imana nkarambya nkumva uvugo y'Imana Kaneza, ndabwira abantu basenze, niba ari abantu baraye mu buvumo bakarara mu bihuru bakarara mu myobo bakajya mu mazi Kaneza ndi uwa mbere. Ariko Imana dukorera si umuntu ngo ibeshye, ibyo yavuze no kubikora, haleluya, no kubikora izabikora. Wantije umunwa ukavuga nkakumva, ngewe mwarimu arabizi nahuye n'ibintu bikomeye, yo intambara ugira uyu mwaka rero abantu birunze udutsiko ngo bazakurwanya. Fata mugenzi mu kiganza umubwire ngo ishobora byose irahari, udutsiko badukore, barara amajoro baroga, abandi bandika inzandiko, abandi barara bataba bacukura imva. Umuntu yumva nahaguruke ku maguru abiri ahaguruke atere haleluya, tera haleluya, petala de benefo etakonde bande bonefota etando naho igiti aravuga ngo naho igiti cyatemwa, naho igiti cyatemwa cyakongera kikagira gute. Birashoboka ko 2024 watemwe, ariko 2025 urashibuka. 2025 ugomba gushibuka mu izina ryande. Ni umwaka wo kwakira igitangaza gishya, ni umwaka wo kugirirwa neza n'Imana, ni umwaka wo kuzura, ni umwaka wo kuzura ibyari byarapfuye, ni umwaka wo kuzura umwuka wera. Imana dukorera abakozi b'Imana, iki ni cyo gihe cyo kwita kugirira umugisha kuwite. 2025 Imana yavuze ngo tugiye kwigiraho umugisha. Amazina yanjye nitwa Kaneza Jean Bosco. Hanyuma tunejejwe n'Imana mutima kubana namwe, mufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Ndumva ibihe byiza, ndumva umwuka wera, ndumva Imana. Naje hano mbizi ko ndi buhaze, bamaze imisi barantumiye nanjye nasenze. Ndagira ngo abantu turi kumwe muvuge ngo amen. Nago ndi kubumva, nari mvuze ngo abantu turi kumwe muvuge ngo amen. Amasengesho ni ukuvuga, amasengesho si uguceceka. Amasengesho ntibayavuga ahubwo barayakora. Twaje gukora amasengesho. Kangasubiremo, amasengesho ntibayavuga ahubwo bagira gute, barayakora. Iyo bayagezemo rero nibwo bavuga bakatura, kandi icyo watuye ni Imana ikora. Nuza gutegereza rero ngo ndavuga ngo Josiane ngo yaje nawe wivuge waje. Ndashaka kugira ngo tugire ibintu turemera, n'igikiri kikora ikakiremara zikagira gute, kagikomeza. Muranyemerera aba turi kumwe ngo mutere haleluya. Nicyo cyatuzanye, icyanzanye hano ukwirwariza. Nugira ngo ndaje kugira ngo nawe nkurwaneho, oya, ahubwo nge ndabwira Imana ngo waje icyamuzanye ugikore, hanyuma Imana ibiherekeza. Ariko nawe ndashaka kuvuga, ubwira Imana nk'ibintu bitatu, Imana ibireme ibikore. Kandi n'amasengesho atangira umwaka, ko mutabyumvishe, atangira iki? Naje mfite ibintu Imana yambwiye bitatu, ndagira ngo ubyumve. Nicyo kintu cyanzanye. Ubundi ngewe ntago ndi umuvuga butumwa, sindi umwigisha, ariko ndi umuhanuzi, mbyiyiziho, ni ibintu niyiziho. Kandi sinyamanurira mwebwe mwenyine, nge naje nihanurira, ndibanze. Bari ibintu Imana yarituye, hari ibijyawe ndibanze, ngewe nza nibanje. Niyo mpamvu iyo ngeze ahangaha nsengera mwebwe, nge mba nibanje kera nkihanurira. Mwarimu turaziranye, ni inshuti yanjye, ni umubyeyi mwiza, mwari ndagukunda, ni inshuti yanjye mwarimu, ni umubyeyi wo mu mwuka. Twabanye igihe kinini, ibintu byanjye byose arabizi. Nejo yacanze ku kazi, bwira mugenzi wawe Kaneza afite akazi. Yego wesha, siko afite nta n'uzanyirukana, ni akazi kanjye bwite ndikorera, ibisabye bwose ndabikora. Uzi ko Kaneza afite akazi? Haleluya! Ngewe afite akazi, ngewe babwira Kaneza afite akazi. Niba hari umuntu wabaye mu buzima bukomeye bugayitse bunasuzuguritse narindimo, niba hari abantu babaye mu nzu y'Imana nkarambya nkumva uvugo y'Imana Kaneza, ndabwira abantu basenze,
niba ari abantu baraye mu buvumo bakarara mu bihuru bakarara mu myobo bakajya mu mazi Kaneza ndi uwa mbere ariko Imana dukorera si umuntu ngo ibeshye ibyo yavuze no kubikora haleluya no kubikora izabikora wantije umunwa ukavuga nkakumva ngewe mwari marabizi nahuye n'ibintu bikomeye yo intambara ugira uyu mwaka rero abantu birunze udutsiko ngo bazakurwanya fata mugenze mu kiganza mubwire ngishobora byose irahari udutsiko badukore barara amajoro baroga abandi bandika inzandiko abandi barara bataba bacukura imva umuntu yumva nahaguruke ku maguru abiri ahaguruke atere haleluya tera haleluya petala de benefo etakonde bande bonefota etando iyo dukorera ni Imana y'amaboko iyo dukorera ni Imana y'imbaraga iyo dukorera ishoboye byose iyo dukorera irarwandikanesha iyo dukorera irareba yaba yaravuze ijambo rikomeye arabango aracyari ibyiringiro naho igiti aravuze ngo naho igiti cyatemwa naho igiti cyatemwa cyakongera kikagira gute birashoboka ko 2024 watemwe ariko 2025 urashibuka 2025 ugomba gushibuka mu izina ryande n'umwaka wo kwakira igitangaza gishya n'umwaka wo kugirirwa neza n'Imana n'umwaka wo kuzura n'umwaka wo kuzura ibyari byarapfuye n'umwaka wo kuzura umwuka wera Imana dukorera abakozi b'Imana iki ni cyo gihe cyo kwita iki ni cyo gihe ku bantu b'Imana uburwayi bukagenda rose inzozi uburwayi bukagenda mukakira akazi mukabahoka mukava mwari muri mugahaguruka uyu ni umwaka wo guhaguruka haguruka uyu ni umwaka wo guhaguruka uyu ni umwaka tera utambwe winjiye mu by'Imana izanye uvuga ngo ndabyakiriye uyu ni umwaka wo kwinjira mu masezerano uyu ni umwaka wo kwaki uyu ni mwaka Imana igiye gukorana n'abera abanyumvisha batere haleluya iyo uteye igushyigikire iyo uteye isenye ibikuta by'abadayimoni iyo uteye inaniza imbaraga z'abarozi iyo uteye ikuremera akazi iyo uteye abana babona minerivare iyo uteye tera haleluya teras tebo tera haleluya hagara ku maguru abiri buretse kwicara dusome ijambo ry'Imana ubuhanuzi nabazaniye bohoka ariko iyo bavuze guhaguruka bavuga kwicara se uyu mwaka ni umwaka wo kwakira ibyacu duhagaze nta muntu n'umwe uduhagaze rya hehe uzi ko mfite akazi wowe mfite ashuri yanjye ya 6 yonyine ndikore yego uyu ni umwaka bakozi b'Imana yo kwakira ibyacu ntago ari umwaka wo kwamanegeka no si umwaka w'amateka ya kera Dawidi yavuze ngo iki muri Zaburi yanditse uzi Zaburi yanditse ngo abiringiye Uwiteka bo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa utabashika kugira gute ngo nk'uko imisozi yose ya Yerusalemu ngo ni ku Uwiteka noneho ukwezi kwa mbere umwami nakugote ukwa kabiri umwami akugote ukwa gatatu umwami akugote ukwa kane umwami akugote ukwa gatanu umwami akugote ukwa gatandatu akurindira abana ukwa munani akurindira umugabo ukwa cyenda gote umuryango ukwa 10 ukwa 12 haleluya agote hagarara ngo ubuhanuzi ndumva ubuhanuzi bundimo ndashaka kuguhanurira nkanurira abana bawe nkanurira ubukwe bwawe bwapfuye
rekeraho kurira Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse dora kwaguriye imbago rekeraho kurira Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse dusome ijambo ry'Imana rekeraho kurira Uwiteka umuremyi wawe itangirira igitabo dusome uhanurire wikwicara niyo wabaje warwaye urakira nababwiye ko ndi umuhanuzi kandi mbyiziho suri uwa mbere suri uwa kabiri suri uwa gatatu mbyiziho kabiri n'ubwa mbere bakize kuri YouTube nge sinjya njyaho ariko ni promotion nayimuhaye niyo mpamvu utazabona namamaye ngo hanze sinjya njya kuri YouTube ariko ndabikwemereye nta kibazo si ubwa mbere bibonye ngewe nta nujya mbonaho hari impamvu rero ubu tugiye guhanura iri teraniro ririmo ibintu Imana ririmo amavuta y'Imana ntago wahombye kuza ahangaha ntago wahombye itangiriro ibice 6 hanyuma umurongo w'8 uvanemo izina ririmo wishiremo itangiriro ibice 6 umurongo w'8 sinshaka kumva Yosephine uvuga wowe twasomye kandi buri wese asome tugiye gusoma 1 2 3 dusome ni ijambo nzanye rivuze abadafite Bibiliya riravuze ngo ikisoma cyane safa birimo baba aravuze ngo ariko Nowa agirira umugisha kuwiteka hanyuma avanamo Nowa ishiremo riravuze ngo ariko kaneza vuga cyane ijuru rikumve vuga cyane shetani ahombe iyo tureho umugisha iyo tureho ibyiza ariko kaneza uyu mwaka ariko kaneza uyu mwaka agirira umugisha ariko Moise agirira umugisha kuwiteka hanyuma rero hagarara bumba Bibiliya ntiwicare tugiye gusenga hanyuma hindukira umuntu wegeranye umufata akaboko umurebe mu maso mufata ikiganza nakwanga wigireyo nuba ratabyumva umuhungi nuba ratabyakiriye ibireki abantu bose nibafashwa kimwe ntibanizera kimwe ibi bintu ngiye kukubwira ubyakire nk'Imana yimanuye none aha bivuye mu ijuru murebe mu maso amagambo ngiye kuvuga uyamubwira umubwira ngo niko Imana ivuze akubwira izina ryawe nushaka kubwira aho atuye n'ahaturuka kandi umubwira ngo uze kuma nimero ya telefone kugira ngo tuzavugane imirimo y'Imana nushaka umuhobere nushaka umuterure icyo ushaka ukora icyo turi imbere ya data ushobora bingahe hanyuma izina yakubwiye icyambere mubwira ngo akira umugisha w'Imana akira kugirirwa neza n'Imana akira ibyiza Imana izanye mu rugo rwawe akira guhindurirwa amateka akira guhindurirwa ubuzima imbaraga z'Imana nizizi wawe mu izina rya Yesu akira umugisha w'Imana akira umugisha w'Imana akira kubaho neza akira guhindurirwa izina tedebo eder akira mufate ntago wari wamurekura mufate umukomeze ndimo ndumva Imana muri iteraniro ndimo ndumva imbaraga z'Imana ndimo ndumva Imana imanutse ndimo ndabona abarwayi bakira ndimo ndabona abarwayi bakira ndimo ndabona marayika muri iteraniro arimo aramanuka akira guhindurirwa amateka akira guhindurirwa amateka akira akazi keza akira umugisha kuwite umugisha uraje Imana imanuye umugisha izanye ibihe bidasanzwe haleluya 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 akira umugisha w'Imana ubuhanuzi n'ubuzi umuhanurire akira gukira indwara muri uno mwaka akira kwishyurirwa amadeni
Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Akira, akira. Te de bonema, eleta kosinima, to de bonefo, eleta so, zenema nasika, eleta kode drome, se de bonema. Sawa. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Mwami. Imana iravuze ngo sita edebone drone tarasi debo enetasonema. Akira guhindurirwa ubuzima, akira guhindurirwa amateka, niko Imana ivuze. Itangazo, zamura ibiganza byawe byombi. Nababwiye ngo turi mu masengesho, tega ibiganza. Ariko Imana yambwiye ngo nagiye kubona mbona ikintu cyitwa tingatinga. Tingatinga uriya mashini ikora umuhanda. Nagiye kubona nkabona irimo iraca inzira. Yego, ngo mbona abantu bari ahantu hari ibintu by'imisozi bibari imbere. Ngo ngiye kubona ngo mbona tingatinga irimo iragenda inyuramo, ngo ihanyura inzira. Imana irambwira ngo ninze mbabwire ngo ni Imana iremye inzira aho zitari ziri, aho mutakekaga. Gira utya zamura icyubahiro cy'Imana. Gira utya, tera haleluya. Ababyumvisha mutere haleluya. Abanyumva batere haleluya. Tera haleluya. Gira utya ibiganza byawe. Uyu mwaka tugiye kwakira ibintu bidasanzwe. Uyu mwaka tugiye kwakira umugisha udasanzwe. Uyu mwaka tugiye kwakira ubutabazi bw'Imana. Ijuru rigiye kuza mu rugo rwawe. Uriya mwana wabuze ubwenge ukazana amanota ameze kuriya, ukarara urira mu buriri mada. Umva uko Imana ivuze, iravuze ngo iguhereye umwana ubwenge. Tega ibiganza wakira umugisha mu rugo rwawe. Tega ibiganza wakira gukorerwa ubukwe. Tega umugisha wakira akazi. Umugisha waje, umugisha wamanutse. Imana yamanutse, Imana yamanutse gukora operasiyo mu mibiri y'abantu. Imana yamanutse kwishyura amadeni y'amazu. Imana yamanutse kwishyura amaminerivare y'abana. Tega ibiganza, tega ibiganza Imana ishyiremo mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ufungure umutima ubyakire. Jean we byakire, Bosco we byakire, Janvier byakire. Haleluya. Imana yamanutse guhindura amateka y'ubuzima. Imana yamanutse guhindura amateka y'ubuzima. Kababwira kana umugabo witwa Yesu na Kalebu bagiriye umugisha ku Uwiteka. Abandi basigara Imana bavuga ngo muba. Imana ibwira Mose ataba abantu nabica nkabamara. Ariko abagabo babiri Yesu na Kalebu bagirira umugisha ku Uwiteka. Bavuye gutata igihugu cy'i Kanani ngo bazana inkuru nziza itari cya mugongo. Baravuga ati nibyo abanaki twababonye. Kandi ariko twababonye koko, ariko niba Uwiteka atwishimire. Umva kugirirwa neza n'Imana. Niba Uwiteka tetako eneta zenema tika, niba Uwiteka atwishimire, agira gute? Tugira gutya, tugira gutya. 2025 niba Uwiteka agira ate, arababwira ati niba Uwiteka atwishimira, aravuga ngo abo bagabo uwo munaki ntimumutinye, twebwe tuzabarya nk'imitsima. Dupfa kuba twishimirwa n'iki? N'Uwiteka. Imana ibwira abagabo babiri Yesu na Kalebu muze hano, yabwiye itubabwira ngo ngiye mbahaye promosiyo. Muragibishije Imana yavuga ngo ubwo muhamirije mu bandi
mukanyizera mbahaye poromosiyo. Igihugu nahaye basogokuruza nkibahayeho gakondo. Wowe uzaba umuyobozi kandi nawe ntuzamwibagirwe. Ngo bagezeyo Yesu Imana imwicaza kuki ku ngoma. Kalebu nawe ararwana arazaramubwira ati umva rero ibuki cyo Uwiteka yavugazeho njyewe nawe turi ikadeshi yiba runeye. None rero ndagusabye Maheburoni yanjye wa musozi Imana yambwiye nari mfite imyaka 40 none ngwisha 80 ningahe umpe ya Heburoni yanjye Uwiteka aze guse zambaraga. Umva rakira imbwambirije aba bagabo bagira umugisha kuki kuwiteka, abandi bakuraho. Utaje ntumutekereze, weho n'umuryango wawe, weho n'inzu ya so. Yesu wowe n'inzu yawe, wowe n'abana bawe, wowe n'abana bawe, wowe n'umuryango wawe, wowe n'umuryango wawe, wowe n'ab'inzu yawe. Imana ikoze mu kintu. Haguruka kugirira umugisha kuwiteka, weho n'inzu yawe, weho n'abana bawe, weho n'abavandimwe bawe. Haleluya! Wowe kugirira umugisha kuwite. 2025 Imana yavuze ngo tugiye kwigiraho umugisha. Igiye kutegwe ariko terutambwe uvuge ngo ninjiye mu mugisha wanjye, ninjiye mu kazi kanjye, nandukanya n'ubushomeri, nandukanya n'uburwayi, ninjiye mu nzu yanjye, mvuye mu bukode, ninjiye mu nzu yanjye, mvuye mu bukode, nandukanya n'ubuka. Hagarara ugeze. Tugiye gusenga ariko banza utege ibiganza. Tega ibiganza nkusabira umugisha w'Imana. Umugisha w'Imana ukomeho. Ibiganza byawe bimaze bitakira, urajya kwakira bigatoboka. Wagira ngo ubonye ikiraka kikaba kirarangiye, wagira ngo abana barize, wagira agati bakabura ubwenge, minerivare kabiraje ukabura yibuze. Ngeze hano ndashimira Imana yampereye abantu ubwenge, kandi ndi mu bantu bajya batahana biroti z'abana, kandi abana banjye biga mu kigo cyiza kandi bigana n'abamwarimu. Urumva numva nanjye ndashimira Imana. Mwari ndashimira Imana ko abana banjye bigana n'abawe. Mbabwira akantu kajya kabaho mu rugo bavuga igifaransa cyonyine, nguriya mwarimu bakavuga igifaransa n'amashuri yanjye rero niyiziwe nkumva biranze, ngahita bati voilà. Tega ibiganza nkusabira umugisha w'Imana. Mwarimu yaje aho nkorera ndamubwira nti hahesha umugisha. Mwari mfite akazi y'ukomeza usengere kandi mu gihe kiri imbere tuzabaho neza. Shishikariza n'abatumishi turi kumwe hano, mushake akazi, dushake ibyo gukora. Izina ry'Imana ritazatukwa mu izina ryande. Ndabaturaho akazi mu izina rya Yesu. Ndabaturaho akazi mu izina rya Yesu. Abanyamasengesho mureke dushake icyo gukora. Imana iduha ubuzima. Tega ibiganza byawe. Turi mu kwezi kwa mbere ku mwaka 2025. Abantu baba babesha ngo umwaka urakomeye, ntago ukomeye. Nubikomeza urakomera, ariko ndashaka ko tunyuramo. Tuzabarya. Tega ibiganza byawe. Bwira Imana ibintu bitatu ushaka Imana ishyiramo mu kiganza. Bwira Imana ibintu bitatu. Byiyatureho bitatu. Byiyatureho. Tugiye gusenga koko. Turaje dusenge. Kandi sinjye nsengera umuntu ari mu ntebe aho yicara hava, abadiyakoni bajya mu miryango. Kandi iyo dusenga nta muntu usohoka ngo ajye hanze, no, ategereza nkarekura mikrofone akajya hanze. Tugiye gusenga. Nakubwira ngo atura ibintu bitatu ku buzima bwawe, ubyizere, ubigenderemo firingi. Imana ihindura ubuzima bwawe, Imana ihindura amateka yawe, Imana ihindura icyerekezo cy'ubuzima. Amagambo abantu bakuvuze arangirane n'uno mwaka. Abo wasabye nawe uyu munsi ugira abuha. Ndatura ubuzima buzima, ndatura kugirirwa neza n'Imana, ndatura ibintu biremereye. Ndagira ngo wature ibintu biremereye ku buzima bwawe. Tega ibiganza usengere. Mwami Yesu, kandi
ariko ndimo gusenga uve mu ntebe ugende. Ndashaka gusengera abantu bagenda, sishaka kubona abantu bahagaze. Uru rusengero ni urwacu.